Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikira umunsi ku munsi ku Cyizere TV. Abantu muri hafi na kure mwebwe mwumvemo ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza tujye twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Tugiye gusenga Imana, nitumara gusenga Imana hanyuma twumva ijambo ry'Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, uri inshuti nyanshuti, uri ibyiringiro by'abagusenga, isambu itarumba giti cy'inganzamarumbo, nganzo twacukuwemo. Turagushimiye aya masaha nk'aya ngaya, tugushimiye ko wemeye ko tubyuka turi bazima nta gikuba cyacitse, watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Mwami turagushimiye. Muririmbyi w'ikorasi niwe ujya waririmba neza, aravuga ngo warahabaye cya gihe, warahabaye. Mwami turagushimiye kuba wahabaye ku mpande zose. Mwami icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Ngo wahabaye ku ruhande rw'abagabo, wahabaye ku ruhande rw'abagore, ku bw'abakobwa n'abasore, watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, ku bw'imiryango yacu iri hirya no hino, ku bw'igihugu cyacu ba wahabaye, ku bw'abatuyoboye Kristo, guhera ku nzego zo hejuru Kristo. Mwami guhera kuri perezida wa repubulika ukagera ku nzego zo hasi bayoborana. Mwami uba wahabaye ugatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Mwami turagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana. Tugushimiye imirimo y'amaboko yawe, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe udahwema kutugirira. Mwami icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Mwami ntaba ari twebwe, ntaba ari njye ndivuga, Mwuka wera w'Imana yuruke muri iri teraniro, kandi n'iyi mitima igiye kumva ijambo ry'Imana. Mwami nayo ndayisengeye ugiye kumva no kumvira, kandi iri jambo ry'Imana igiye kuwusohora mu matwi yacu, reka ritubere inkomezi muri uru rugendo. Urakoze rero ngwino ubane natwe, ngwino utangirane natwe kandi uze gusozana natwe. Icyo turukanye n'imbaraga z'umwijima gukora kose k'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye ubwami bwawe ngo buze buganze muri iri teraniro. Mwuka wera w'Imana yurukire muri iri teraniro, kandi weze rino teraniro ryejesha amaraso yawe wamenekeye ku musaraba i Golgotha, kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe twejejwe n'amaraso ya Yesu. Urakoze rero mukunzi mwiza. Umugisha abagabo n'abagore, umugisha abakobwa n'abasore, umugisha igihugu cyacu, umugisha itorero ryacu, mu izina rya Yesu. Umugisha isi yose mu izina rya Yesu Kristo, abakuru n'abatoya, abazungu n'abirabura. Mwami tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma amazina yanjye rero ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Bwomba nibwiye ku bantu baba baje ari ubwa mbere kuri iyi Cyizere Channel, ibindi Yesu aduhana umugisha. Rero kadusome ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14, turasoma ku murongo wa 25. Titire y'amagambo iratubwira ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Kadusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 25 atubwira ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Aha tugiye kuvuga rero ku by'Umwuka wera, Umwuka wera w'Imana. Kadusubiremo kugira ngo umuntu wese yumve ijambo ry'Imana, yumve icyo Imana ibishaka kuvuga kuri twebwe, twumve. Ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Uyu ni Yesu wavuganaga natwe, yavuganaga n'abigishwa be, yasezeraga. Twamaze kumva hejuru ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nuvuga ngo Yesu aha yaragiye kugenda, ariko ni hana ngo ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi,
nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera. Tugiye kuvuga ko ubw'umwuka wera, umwuka wera ni umujyanama, umwuka wera ni umwigisha mwiza. Kuko hari n'ijambo twasomye ngo iyo umuntu yuzuye umwuka wera ngo aba ari umwana w'Imana. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntabasha kugotomera ibyaha nk'ugotomera amazi. Niyo agiye gutana umwuka wera aramuyobora. Rero kugira ngo Yesu ajye kutubwira rino jambo ngo azatwoherereza ngo umwuka wera ari we umufasha, ari we mwuka wera. Umwuka wera niwe mufasha wacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwuka wera niwe utuyobora, umwuka wera niwe utugira inama, umwuka wera niwe mwigisha. Ngo umwuka wera azabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Nuvanga umuntu udafite umwuka wera abigicamuke. Umuntu udafite umwuka wera ariyobora. Umuntu udafite umwuka wera agotomera ibyaha, nta kintu n'iki na kimwe asigaza. Ariko ngo umwuka wera yaje azabibutsa bya bindi byose. Umwuka wera azakubera umujyanama. Nabazaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo dusabe umwuka wera w'Imana, dusabe kugiye kuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera tubera umujyanama, umwuka wera tubera umuyobozi. Muri ibihe bikomeye umwuka wera bane natwe, umwuka wera abe muri twe, umwuka wera akorere muri twe, umwuka wera agendere muri twe, umwuka wera avugire muri twe. Niryo jambo nakuzaniye uyu munsi. Mubyeyi emerera umwuka wera kuyobore, mugabo emerera umwuka wera kuyobore, musore mukobwa emera umwuka wera kuyobore, muvuga butumwa mudiyakoni mupasiteri mushumba emerera umwuka wera kuyobore. Kuko ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. Aha Yesu yabivuze neza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye. Niwe uzabigisha byose anabibutse ibyo nababwiye. Umwuka wera arakwibutsa, akakwibutsa ko waraye ugiye gusambana. Ukamenya uti ntabwo uyu munsi ngomba guhagarara ku ruhimbi. Ukamenya uko bigenza. Umwuka wera arakwibutsa, wabona ugiye gutana akakugarura. Umwuka wera arakwibutsa. Dusaba umwuka wera kugira ngo atwibutse. Nabona ugiye kwiba umwuka wera kwibutse. Ati ibyo ntabwo bikwiriye umwana w'Imana, umukozi w'Imana. Mureke twemere umwuka wera tuyobore, twakuba inkozi z'ibibi. Tuve mu kagambane. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntabwo agambana. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntabwo ajya mu matiku. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntabwo aroga mugenzi we. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ntasharagira. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ayoborwa n'umwuka wera w'Imana, ntabwo yifuriza ikibi mugenzi we. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera agira urukundo ruzira uburyarya. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera, haleluya, reka dusabe Imana yongere twuzuze umwuka wera w'Imana, umwuka mwinshi. Twemere tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Tugendere mu by'Imana ishaka. Tugende uko Imana ishaka. Tugende mu bitunganye. Imana itwuzuze umwuka wera w'Imana.
Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera aramwemerera. Mureke twemerera umwuka wera w'Imana. Umwuka w'Imana akorere muri twe, umwuka w'Imana avugire muri twe, umwuka w'Imana agendere muri twe, umwuka w'Imana abe mwinshi mwinshi mwinshi. Iri ni ryo jambo numvise twavuga ku by'umwuka wera w'Imana. Imana idufashe. Umurongo wa 27 uravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbasigiye amahoro, mbasigiye amahoro, amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Uyu ni Yesu. Mbasigiye amahoro, amahoro, amahoro yanjye. Nuko yarazi ko hari igihe abantu babura amahoro, imitima ikabahagararamo, ariko yavuze ijambo ryiza aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Imana ishimwe. Ngo ariko ngo icyakora simbahaye nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntibahagarare kandi ntimutinye. Imana ishimwe. Ntimutinye. Yesu yadusigiye amahoro. Aduha amahoro adatangwa n'ab'isi. Aduha amahoro adatangwa nuko abantu bariye neza. Aduha amahoro adatangwa nuko abantu bambaye neza. Aduha amahoro atemba nk'uruzi. Imana ishimwe. Iri jambo riranejeje. Yesu ajya atanga amahoro atemba nk'uruzi. Waba waburaye ukumva mu mutima wawe ufite amahoro. Bya ubona byacitse, ubona mbese ari mu gicuku, ubona ijuru rigiye kukugwaho, ariko ugatumbira mu ijuru, Uwiteka akaguha amahoro. Yesu ajya atanga amahoro atemba nk'uruzi. Yesu ajya atanga amahoro atara nk'ay'ab'isi. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Ngo icyakora simbahaye nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntibahagararemo, ntimutinye. Witinya rero, Yesu ari kumwe nawe. Nubwo bimeze gutyo, mugabo komera, witinya. Mubyeyi komera, witinya. Yesu ajya atanga amahoro. Nubwo ubona bicitse, nubwo ubona wumva bagiye guteza cyamunara, ariko komera, witinya. Yesu ari kumwe nawe. Yesu ajya atubera amaso. Yesu ajya atubera ingabo idukingira. Yesu ajya aturwanirira, kuko arabizi neza ko turi ibumbano by'intoki zacu. Niwe watwiremeye. Komera rero, witinya, shikama. Yesu ajya atanga amahoro atemba nk'uruzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi numvaga nabazana iryo jambo kugira ngo twemerere umwuka wera. Umwuka wera agendere muri twe, umwuka wera akorere muri twe, umwuka wera avugire muri twe. Umwuka wera tujye twumvira umwuka wera, kuko umwuka wera niwe mujyanama mwiza. Aranatwibutsa, akanatumenyesha n'ibyenda kuba. Mbifurije kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryiza risohore mu matwi yacu. Imana ishimwe. Haleluya. Tugize icyifuzo, Uwiteka mukunzi mwiza, kugira ngo utwuzuze umwuka wera muri iyi minsi ya none. Abagabo buzuza umwuka wera w'Imana, kuko umwuka wera w'Imana niwe muyobozi. Ababyeyi twuzuza umwuka wera, abakobwa n'abasore buzuza umwuka wera w'Imana. Muri ibihe bikomeye twuzura umwuka wera w'Imana, twemerera umwuka wera tuyobore, kuko umwuka wera twamaze kumenya neza yuko
umwuka wera ari we muyobozi mwiza ajya natwibutsa ibyenda kubaho. Imana ishimwe. Umwuka wera ni we mujyanama. Rero aho umugisha umuntu wese udukurikiye ku Cyizere TV, kandi iri jambo umwuka wera arushaho kurisobanura kuruta uko twebwe abana b'abantu twabisobanura. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.